reka mpanurire ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo nzi iminsi umaze ubabaye, ntabwo nzi iminsi umaze mu gahinda, ntabwo nzi iminsi umaze uri umushomeri. Ndahanura ubuzima bwawe kwakira akazi muri uyu mwaka, kwinjira hahandi hari akazi wifuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndahanura ubuzima bwawe gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ndahanura ubuzima bwawe amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo nzi iminsi umaze nk'iya Daniyeli 21 Abamedi n'Abaperesi bafashe ibisubizo bye, nawe uyu mwaka marayika araza kubohora ibisubizo byawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndahanura ubuzima bushya mu muryango wawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mu buzima bwawe cya kindi utakiriye muri uyu mwaka ndagihanura ku buzima bwawe ucyakire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndabona marayika akubohora, ndabona marayika kwinjiza hahandi wifuje kwinjira muri kino gihe. Ndabona marayika akwinjiza muri wa mucyo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngo haye icyubahiro Mana kubikoze, ngo haye icyubahiro kubikoze muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Igira hino nkubwire, Imana itanga amahoro iguha amahoro, Imana itanga ibyishimo iguha ibyishimo, Imana itanga umunezero iguha umunezero, Imana itanga umugisha iguha umugisha, Imana itanga abana iguha abana b'umugisha, Imana itanga akazi iguha akazi k'umugisha, Imana itanga urugo iguhe urugo rw'umugisha, Imana itanga agakiza iguha agakiza mu mutima wawe, Imana itanga ibyiringiro iguhe ibyiringiro, Imana itanga ibyo twifuza iguhe ibyo wifuza byose, Imana itanga amahoro mu muryango iguha amahoro mu muryango wawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndagukunda. Ntugatekereze ko abaseka bose baba bafite ibyishimo byo mu mutima, ahubwo rimwe na rimwe inseko zabo ziba zihisha agahinda kari mu mutima. Ntugatekereze ko abantu batsinze bose batigeze batsindwa, babanje gutsindwa ariko baza gutsinda. Ntugatekereze ko abantu bahagaze bose batigeze bagwa, ahubwo baraguye umunsi umwe barahaguruka, barangije barahagarara. Ubuzima tunyuramo ni igitabo kiyandika buri munsi, ni ubuzima bw'urugendo rukomeye cyane umuntu wese anyuramo, ababaye cyangwa yishimye ku giti cye, kubera ntawe usangira umubabaro n'undi, ni nk'uko ntawe usangira n'ibyishimo n'undi. Ibyo byose bibera imbere mu mutima. Umwanya umara usobanurira abantu ibibazo by'umara usobanurira Imana ibibazo byawe, kubera ibibazo byawe bimeze nk'iby'abandi. Ushobora kuba ubwira umuntu ko urwaye umutwe nawe arwaye umugongo, umubwira ko urwaye impyiko nawe arwaye umwijima. Abantu mu isi nuko tumeze, duhorana ibibazo twese, ariko hari Imana itagigira ibibazo, ahubwo ikemura ibibazo. Jya usobanurira Imana ibyiringiro uzakura imbere y'Imana bizagutunga imyaka myinshi y'ubuzima bwawe, ariko ibyiringiro uzakura imbere y'abantu ntacyo bizagufasha, bizagutunga umunsi umwe yenda, kubera nabo numara kuvayo uzumva nawe ubwawe bafite ibibazo. Jya ufata umwanya usobanurira Imana ibibazo byawe, ujya imbere y'Imana usenge, uzagira ibyiringiro. Naho abantu nabo bafite ibyabo bibazo kandi bo batakubwiye, bagumanye kandi bibabaje. Jya usobanurira Imana ibibazo byawe, ni Imana yumva gusenga kwawe. Ijambo uryandika ahantu ni iryawe. Zaburi 122 ku murongo wa 7 haravuga ngo amahoro abe imbere y'inkike zawe, kugubwa neza kube mu nyumba yawe, kubwa bene data na bagenzi banjye. None ndavuga nti amahoro abe muri wowe. Amen. Amahoro abe mu buzima bwawe, amahoro agendagende mu muryango wawe, amahoro abe mu kazi kawe, amahoro abe mu nshuti zawe, amahoro abe mu bana bawe, amahoro abe mu buzima bwawe. Amahoro ahari, urukundo ruraboneka, amahoro ahari, ibyishimo biraboneka. Amahoro abe mu mubiri wawe, amahoro abe mu kubaho kwawe. Uyu mwaka ayo mahoro ngusabiye nanjye nisabira, agendagende mu buzima bwawe impande zose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndagukunda.